Yes, alright. Mwiriwe neza nizere ko mumeze neza. Twongeye kubaha ikaze hano ku muyoboro Onebo Opportunity. Habo Rwanda ari uko mubibona nesa ikaba yamaze gutangaza amanota y'abanyeshuri bakoze primaire ndetse na O level senior 3. Tukaba tugiye kuza kurebera hano hamwe uburyo ki wakora wareba amanota wagize. Yes, reka tubanze tubaha ikaze aho muherereye hose, haba ababyeyi, haba abanyeshuri ndetse n'abarezi mudukurikiye hano ku muyoboro Onebo Opportunity. Habo Rwanda mwiteguye kuba mwaza tukarebera hamwe uburyo ki twareba amanota y'abanyeshuri bakoze ikizamine cya leta umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza ndetse n'icyiciro rusange tronkome, amanota y'umwaka w'ibihumbi 2026. Rero kugira ngo uze kuba wareba aya manota, hano website ninsha uraza kuza kuba wakoresha iyi link hejuru, urayibona muri description. Noneho iyi link nuyifungura uraza guhita ubona page imeze gutya. Noneho page uko iraza kuba imeze ifite link ebyiri, hari check national examination results ndetse na make appeal. Hano hejuru uracekinga ureba amanota wagize ati se na yahe, umenye buri somo amanota wagiye ugiramo. Noneho hano hasi kuri make appeal ni link wakoresha igihe ugiye kuza kuba warekarama hari ibyo ubona bitameze neza, maybe amazina yawe ashobora kuza kuba adahuje nuko wowe usanzwe uyitwa, bikaba ariko ukabona index number yawe niyo, ibyo bikaba byatuma uza kuba warekarama. Ikindi urabona yuko ino systeme ninsha ntabwo yari isanzwe. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku muyoboro Onebo Opportunity Rwanda, wakanda subscribe, share, comment, asigaye tukajya tubana gatanu ku kandi twabaje kuguha ikaze. Ku banyeshuri basoje secondary school mu wa gatandatu bo amanota yanyu namwe nkuko Ministry of Education yabivuze ntabwo azatinda, azasohoka ejo bundi, ahubwo wowe ikintu usabwa ni ugushaka amakuru ajyanye na universities hano mu Rwanda zitanga full funded scholarship, cyangwa se ukamenya amakuru azahita akurikiraho amanota akimara gusohoka. Rero kugira uze kuba wareba aya manota, uraza ufungura iyi link uze hano hasi kuri check national examination results. Ubwo nuza kwafungura urahita ubona hano gushira index number yawe. Mbibutsa yuko ari primary, even secondary twese index number tuba tuzifite. Rero hano ho nta buryo bwo kuvuga ngo urakenera ID nkuko mu wa gatandatu last year byari bimeze. Ubwo nusoza uraza ushiremo index number yawe. Nusoza uraza guhita ukanda get results, ubwo biraza guhita biba byakunze. For example, reka nze ngerageze ndebe ko hari index number nabona, asigaye tuze kuba twayifashisha turebe results ukuntu biba bimeze. Yes, nkuko mubibona iyo umaze kureba amanota yawe bahita bakubwira ngo congratulations you passed. Noneho iyi niyo SMS uhita ubona, bagahita bakwereka amanota wagize ndetse n'uburyo ki byari bimeze muri buri somo na grade wagize. Igikurikiyeho bahita bakwereka ishuri uzigamo, ukaza hasi ugahita uribona. Noneho hano ushobora kuba wahakanda ukareba results zawe. Rwose ibi ngibi ni ibintu byoroheje. Umuntu ushobora kuza ko yagira ikibazo mu kureba amanota ye aze guhita twandikira kuri 0722 7185042 tuze guhita tumufasha.